bavuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? It's a beautiful day, blessing Dopa Media. Ku blessing Dopa Media nta kundi no gukora subscribe nyine kuri Dopa Media. Niba warayikoze uhita ukora share ndetse na comment kugira ngo n'abagenzi bawe bagire gute baze kuri Dopa Media bajya bakurikira ibiganiro byose bicaho. Ikiganiro cyo nta kindi nikagira inkuru, ibyo ngibyo byandika muri comment, nanjye nkaza nkubwira nti n'umunwa wo kuyibara ubundi ibintu bikagenda fresh. It's a new hit. N'indirimo cyashye rero y'umusore bita Itayiwacu Bruce Melody, amazina akoresha muri muzika abantu benshi muramuzi cyane. Ndirimo bayise Sowe, ubundi ijambo Sowe rivuga iki? Ibi ngibi ugiye kubimenya muri kino kiganiro tugiye kugirana. Ni indirimbo yatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Uraza kumenya no kubera iki indirimbo yatwaye amafaranga yose. Uraza kumenya no kubera iki iyi ndirimbo yatinze gusohoka. Ni indirimbo imaze igihe yamamazwa ku social media, abantu benshi bari bazi kino ndirimbo yamaze no gusohoka, ariko yasohotse kuri uno munsi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Ni indirimbo yakorewe mu bihugu birenze kimwe, yakorewe mu Rwanda, ikorerwa muri Nigeria n'ahandi yagiye hatandukanye. Rero mu mashusho yayo uraza kubibona ku bantu bagerageje gukurikira ino ndirimbo. Ni indirimbo ikoze mu ishusho navaka ari nk'ishusho ya filime, kubera ko hazamo amapose ukagira ngo ni filime iri gukinwa nk'uko bigaragara rero mu mashusho y'ino ndirimbo bita Sowe. Indirimbo rero ni indirimbo imeze neza cyane, yaba mu mashusho ndetse n'amajwi yayo. Mu gutangira amashusho y'ino ndirimbo itangira iriho ubutumwa ku bantu bayirebye n'abatarayireba, mushishikarijwe kujya kuyireba. Itangiraho iriho ubutumwa rero bugira gute, bushishikariza abatuye isi, by'umwihariko abatuye Afrika kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, cyane ko ngo bamwe mu rubyiruko bari kwishora mu gukoresha ibiyobyabwenge. Mu magambo ariho rero cyangwa yanditse mu gutangira kw'ino ndirimbo bagasaba n'ubundi abatuye Afrika kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge nk'umusanzu utanzwe n'ubundi n'umuhanzi Bruce Melody. Muraza kwisomera mu magambo yose rero atangira ino ndirimbo Sowe, bivuga ngo so let's wait. Ya magambo rero Sowe ushobora kuyumva ukagira ngo ni Soweto, bimwe by'abazuru muri South Africa, ariko ni amagambo y'impine y'icyongereza avuga so let's wait. Nicyo bivuga rero mu magambo arambuye. Ni indirimbo y'umuhanzi Itayiwacu Bruce Melody wamenyekanye nka Bruce Melody. Ni indirimbo yasohoye rero amashusho yayo yamaze kugera hanze. Ni indirimbo yari imaze igihe kinini ararikira abafana be n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange. Iri mu ndirimbo rero zikoze mu rurimi rw'icyongereza z'uno mugabo cyangwa se za Bruce Melody. Iyi ngiyi akaba ari indirimbo rero avuga ko yayikoze mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo yagure ibikorwa bya muzika ye abijyana ku ruhando mpuzamahanga. Urumva uramutse uririmbye mu kinyarwanda gusa biza kurangira rero ufashe abafana cyangwa se abakunzi ba muzika yawe bo mu Rwanda, ariko ivanzemo Kongereza, Gafaransa, Gaswahili, uri kugenda wagura imbibi. Ni umusore umaze imyaka igera kuri 14 akora umuziki. Mu miziki yakoraga rero cyangwa se mu ndirimbo yakoraga nyinshi zabaga ziganje mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko kuri ubu akaba ashaka kubishyira ku rundi rwego. Ariyo mpamvu rero afatanije n'inzu imureberera mu bya muziki bayita 155am. Iyi ndirimbo bahisemo rero kuyikora mu rurimi rw'icyongereza bakayita Sowe, so let's wait nk'uko bayita. Iyi ndirimbo So Wait cyangwa se Sowe igomba kuzagaragara kuri album nshyashya y'uno musore yise Colorful Generation. Akaba ari album biteganijwe ko izasohoka mu Gushyingo, ubwo ni mu kwezi kwa 11 muri uno mwaka wa 2024 hatagize igihinduka, cyane ko ino album yatangajwe kenshi ikaba ari album bavuga ko mbere y'uko isohoka ngo izabanza gukorerwa umwiherero kugira ngo babanze bayigeho isohoke ikanye cyangwa se isohoke imeze neza cyane. Mu ntangiriro y'ino ndirimbo rero uko nabigarutseho, Bruce Melody yagaragaje ko yayikoze mu rwego rwo gushyira itafari mu rugamba rwo guhashya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, cyane cyane rikomeje cyangwa se ikibazo gikomeje kwibasira urubyiruko. Ni indirimbo yakoreye mu gihugu cya Nigeria ndetse no mu Rwanda, ikorwa n'abaproducer banyuranye, harimo bita Saxberry Star, harimo bita Mighty Man ndetse no bita Mighty Man akomoka muri Nigeria, ndetse no bita HS. Abo n'abaproducer cyangwa se abaproducer bose bakoze kuri no ndirimbo bise So Let's Wait cyangwa Sowe.
Iyi ndirimbo rero bamwe mu bayobozi ba 155 AM Limited batangaje ko rero yatwaye agera kuri miliyoni 50. Uri kwibaza ngo ibingibi byagenze gute kugira ngo indirimbo imwe rukumbi itwara amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda? Bamwita Ken Mugarura, yaganira n'umunyamakuru rero yatangaje ko yavuze ko iyi ndirimbo yatwaye amafaranga menshi, iri no mu byatumye rero itinda kujya hanze nk'uko abantu babyifuzaga. Yavuze ko hari byinshi bifuzaga gukora kuri ino ndirimbo, yaba ku bijyanye n'amashusho ndetse n'amajwi, ari nayo mpamvu byatumye rero itinda gusohoka. Yavuze ko rero abazareba behind the scene cyangwa se amashusho yose ya full y'ino ndirimbo bazabona n'ubundi icyatumye itinda ndetse n'ibyatumye itwara aya mafaranga angana gutya agera kuri miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ndirimbo rero Ken Mugarura yavuze ko gukora iyi ndirimbo ihagaze aya mafaranga biri mu murongo wo gufasha Bruce Melody gukomeza gukora ibintu biri ku rwego mpuzamahanga no guha abakunzi be ibinogeye amatwi ndetse n'amaso yabo. Indirimbo ya Bruce Melody rero ni indirimbo nababwiye ko imeze nka filime. Iyi ndirimbo mu kuyikora byasabye ko bubaka farumasi nk'uko bitangazwa na Mugarura. Farumasi barayisenya bayigongesheje imodoka. Uribaza ngo byagenze gute? Mu mashusho y'ino ndirimbo bagaragaza umukobwa wakiniye ubutumwa uyu muhanzi Bruce Melody agaragara yasabwe n'ibiyobyabwenge bigatuma rero yihutanwa kwa muganga. Umuvandimwe w'uyu mukobwa we ntago aba yumva uko byagenze kugira ngo mugenzi murumuna we asabwe n'ibiyobyabwenge, niyo mpamvu rero aza atuka Melody, ubona ko yamurakariye bya shiti kubera ko Melody aba ari umukunzi w'uwo mukobwa. Anga rero uko bigaragara umukobwa yakimara kubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se ibiyobyabwenge bimuzahaje bahitamo kumujyana kwa muganga. Ariho rero Bruce Melody yigaragariza nk'umukunzi we. Ahangaha mu bitaro Bruce Melody abura amafaranga yo kwishyura uyu mukobwa, rero agatekereza uburyo banyuranye mu bihe byiza by'urukundo, agahitamo rero kugira gute, agahitamo kujya kwiba imiti kuri farumasi. Ahangaha rero niho bavuga ko byasabye ko bubaka farumasi bikaza kurangira bayisenye. Mu bitaro Bruce Melody abura amafaranga yo kwishyura uyu mukobwa, agatekereza noneho ibihe byiza banyuranyemo, ariho rero ahera ajya kumwibira imiti muri farumasi. Umuganga wabakiriye amwandikira imiti, undi nawe agatangira inzira zo gushaka rero uko yatabara uyu mukobwa. Uyu muhanzi rero yigira inama yo kujya kwiba imiti muri farumasi iba iri ku muhanda. Ken Mugarura ahangaha rero niho avuga ati uko byagenze byadusabye kubaka iriya farumasi dushyiramo imiti ndetse n'ibindi bikoresho. Mu mashusho mubona ko Bruce Melody atwara imodoka akagenda akagonga iriya farumasi, biriya ari ibya nyabyo, abagonze farumasi ndetse n'ibindi bintu bikagenda byangirika. Ibingibi rero akavuga ati ibingibi bivuze ko ibyarimo byose byarangiritse, rero amafaranga agera kuri miliyoni 50 naho ngaho byaturutse kugira ngo agende ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva kuva mu Rwanda ujya muri Nigeria gushutinga indirimbo, ibyo byose biba bisaba amafaranga. Uyu mugabo yavuze ko iyi ndirimbo sowe yatanzweho byinshi rero kuva bakora audio yayo ndetse no kugera mu mashusho yayo. Indirimbo ibaye iya kabiri kuri album ya When She's Around yakoranye Bruce Melody yakoranye na Shaggy. Ingeri rikaba yaramufunguriye amarembo manini cyane, bimufasha kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa mbere ku nshuro ya mbere. Bruce Melody ajya gukorayo ibitaramo ndetse n'ibiganiro ku maradiyo n'amateleviziyo yari mu gihugu muri Amerika. Indirimbo rero sowe cyangwa se So Let's Wait ikaba yamaze kugera hanze. n'indirimbo imeze neza cyane ya Bruce Melody, ifite yaba mu bijyanye na audio yaba amashusho yayo. Nababwiye ko kuyireba ntago wabirambirwa, ni nko kureba filime, ni nka zimwe mu ndirimbo z'abanyamerika twajyaga tubona wenda nk'abantu barebye indirimbo bita Old Town Road dasosa. Ni gutyo rero nayo imeze, bijya gusa nkaho bikoze kimwe kwa kundi bigeramo hagati ukabona hajemo ibintu bimeze nka filime. Rero nino ndirimbo sowe ya Bruce Melody nayo niko bimeze rero mu mashusho yayo. Urabona ko ari indirimbo yakozwe neza, yaba mu bijyanye n'amashusho yayo ndetse no mu bijyanye na audio yayo. Kuri ubu rero abo muri 155 AM Limited icyo babatangariza cyangwa se cyo bashishikariza n'undi no kuzareba na behind the scene cyangwa se amashusho yayo yose uko ino ndirimbo yafashwe. Ni naho ubonera akazi umuhanzi yakoze, kubera ko ubusanzwe indirimbo ntago zijya zirenza iminota 3 n'amasegonda make. Bivuze ko rero irebye indirimbo y'amasegonda 3, indirimbo y'iminota 3 n'amasegonda make,
hari ibyo uba utabonye biba byaravunnye abahanzi mu gukora indirimbo. Jabless Nyagasana akomeza abarinde, mukomeze murebe sowe ya Bruce Melody, mumutere inkunga kugira ngo akomeze apande juu. Nanone wibuke gutera inkunga Dopa Media ukora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bigera no ku bandi, bijye bigera everywhere.